Inshuti z'ikiganiro Baho Neza Family Academy, twongeye kunezezwa no guhura namwe kugira ngo tuganire, kugira ngo twungurane ibitekerezo. Uyu munsi nanone ni umuryango n'ubundi twebwe niyo nshingano yacu, twumva ibyo biri turi ku mutima, kandi igihe cyose dufite icyo tuganira tuzakibagezaho nk'uko twabibemereye. Urubuga Baho Neza Family Academy twongeye kubategurira n'ubundi gahunda nziza yo kwita ku bana bacu. Ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku kiganiro cy'umuryango, ikiganiro mu muryango cyangwa se umwanya wihariye w'umuryango. Tumaze iminsi tuganira tukavuga ukuntu ababyeyi tugira umwanya mukeya muri iki gihe, yewe ntitukigira wenda kuvuga ngo umuntu aba mu mujyi cyangwa aba mu cyaro, oya, twese dusigaye tubona dufite impamvu nyinshi zituma twihuta tujya gushaka ubuzima hanze y'urugo kugira ngo dushobore kubaho no kubeshaho abana bacu natwe ubwacu. Izo mpamvu rero zituma tugenda zituma umwanya wacu uba mukeya cyane, ku buryo ubona abana rwose bikenewe ko hari ukundi kuntu abantu bisubiraho kugira ngo bashobore kubitaho, bashobore kuboneka mu rugo. Uko umwanya ungana kose abantu bashobora kugira umwanya wo kuvugana n'abana. Icy'ingenzi ni ukubitekerezaho. Umwanya rero mwiza wo mu muryango cyangwa se umwanya wihariye w'ikiganiro cy'umuryango, icyo kiganiro cy'uyu munsi, kandi ni ikintu cy'ingenzi dukwiye gutekerezaho. Umwanya uboneka gute? Buri muntu wese aribaza akavuga ati reka n'ibyo nkora simbirangiza, ntahananiwe, ni byinshi umuntu yavuga. Ariko wibuke yuko abo bantu ujya gushakishiriza ari abo bana, kandi nanone aho kugira ngo ugende noneho ushakisha ibyo uzanye usanga ntibibaguye ku mutima neza, kubera ko ari utuntu duto twagiye tubura, nibyo byaba ari bibi kandi byaba bibabaje. Ariko reka tuganire uburyo dushobora kubigenza. Mu by'ukuri koko umubyeyi arasabwa kujya hanze gushaka ubuzima, ni ngombwa kuko umuryango ukwiye gutera imbere, ni byiza. Ariko se abana basigaye inyuma nabo hari ahandi bagiye, biriwe ku ishuri, hari abantu bahuye nabo, hari ibyo biriwemo, hari ibyabahungabanije, hari n'ibyabanejeje. Byose akeneye, umwana akenera, yewe ndetse n'umuntu mukuru akenera umuntu aganiriza ibiri muri ku mutima, yewe niba hari ibyamuvunnye cyangwa se n'ibyamushimishije akagira undi umuntu abibwira, akishima bakishimana. Buriya niko umuntu ateye, aho wajya hose umuntu agirwa n'undi. Umuntu niyo kamere ye, kuba ibyo afite atabyiherera akwiye kubibwira undi niwo munezero. Niyo mpamvu ngira ngo habayeho abantu kugira ngo bature iruhande rw'abandi. Mu rugo rero iki gihe cy'amajyambere cyo cyazanyemo impinduka zikomeye, ku buryo abantu basigaye baburana kandi bari kumwe. Umuntu akaba yamara icyumweru azinduka agenda akagaruka bwije, niba ari umubyeyi ugasanga ntabwo yabonye abana. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ahubwo ni n'ibintu bikomeye bitari byiza. Twabigenza gute kugira ngo icyo kintu turebe ukuntu twakirwanya? Buriya umubyeyi ni byiza yuko niyo yaza atinze gute, niyo yaza ananiwe gute, niyo wanyura mu cyumba ukareba umwana ukamuvugisha, niyo twaba dukeya ariko ukamuvugisha, ukareba no mu maso ukuntu ameze, ni ikintu cy'ingenzi. Buriya gake uko ubonye ameze niko ushobora no kugira gahunda ukavuga uti mbonye umwana atameze neza, reka ejo byanze bikunze nzashaka umwanya tuvugane, menye ikibazo kiri hehe. Uretse ko ibyiza ari uko wakibaza n'uwo mwanya, nturyame ikibazo kidakemutse kuko ntabwo uba uzi icyo ari cyo. Ariko noneho twebwe turavuga wa mwanya wa rusange, umwanya wihariye umwana wese aramukeneye ku mubyeyi we, ni ngombwa. Ariko iki kiganiro cy'uyu munsi turavuga umwanya wa rusange umwana akenera, abana bose bo mu rugo, abantu bose bo mu rugo bakenera kuvugana na ba nyir'urugo, by'umwihariko abana. Iki kiganiro rero byaterwa na gahunda yawe wihaye n'umwanya ufite. Ushobora gutekereza ukavuga uti nzajya ndeba nkurikije uko bamaze iminsi ndeba abana, niba nagitegura rimwe mu cyumweru, niba nagitegura rimwe mu byumweru bibiri, ariko nturenze rimwe mu kwezi, kuko mu kwezi ikiganiro cya rusange kiba gikenewe kugira ngo abana bongere bisanzuraneho, bavugane. Gusa ikiganiro cy'umwana no kumenya uko umwana ameze buri munsi
icyo cyo ni ingenzi, ni n'inshingano, ni na ngombwa. Cya kiganiro rero ugikoze urabanza ugatekereza ku nyungu muri buganire. Mushobora kuba mwakwicara mwese aho mubona hisanzuye iwanyu mu rugo, noneho mugatangira ugaha umwana, buri mwana wese n'akariya gatoya katazi kuvuga ukagaha kandi ukagaha ijambo kakakubwira icyo gatekereza. Niba ari ingingo wafashe mukayiganiraho, wenda ukavuga uti tuvuga amashuri uko yatangiye bimeze gute se, murabona bigenda bite, abana bakabikubwiraho bakabivugana, mukavugana ukuntu bamwe bazajya bigisha barumuna babo, abafite ibyo barushije abandi bakabafasha. Buriya rega ntabwo buri gihe umwarimu aba akenewe mu rugo. Iyo hari urugo rurimo abana bose bataha mu rugo, abakuru bataha mu rugo nabo iyo bishoboka, buriya ureba uzi ubwenge agashobora gufasha abatoya, binatuma umwana ashobora gutangira kwitekerereza. Buriya yenda abizi iby'uburezi bahatubwira, nubwo hari amakuru dushobora kuba tubifiteho, buriya ntabwo buri gihe umwana akenera umwarimu. Hari igihe yego abikenera, ariko umwana akeneye kubanza kwigishwa kwitekerereza. Ako ni akantu naribanje kunyuzamo, ariko turavuga kuri cya kiganiro cyo mu rugo mwateguye. Icyo gihe uha umwana ijambo, buri mwana wese akavuga ikiri ku mutima, cyane cyane ukabanza kubabaza ibyabashimishije n'ibyabababaje. Noneho mukamwanashyiraho gahunda mukavuga muti reka turebe muri iyi minsi iri imbere tuzaganire ku biki. Abana akaba aribo baguha ibiganiro cyangwa se ingingo bifuza ko mwajya muganiraho. Abana burya bafite ibintu byinshi bakwigisha ugatangara. Iyo ubahaye umwanya nibwo umenya abana ufite, uko batekereza, ibibazo bafite, ubwenge bafite, ibyiza bafite, n'ibyo wabigiraho wowe mubyeyi, ibyo wabigiraho. Rero uwo mwanya nagira ngo wenda ngusangize akantu washobora gukora, nanjye nigeze gukora kakamfasha. Hari ubwo ushobora kuba ushaka kumenya ibibazo abana bafite, kuko hari igihe nk'iyo ari abana batangiye kuba bakuru batakubwira byose iyo bari mu bandi. Noneho ushobora gushaka nk'agapapuro ukababwira uti noneho buri wese ndamuha agapapuro, ushoboye kwandika ku bazi kwandika banyandikireho, buri wese agenda avuga icyamubabaje, ntiyandikeho izina rye ariko yandike wenda icyamubabaje n'icyamushimishije n'icyo yumva cyakosora. Umwana wese uri bwandike. Udashoboye kwandika muri babandi batoya bo babikubwira mu magambo. Noneho utwo dupapuro bakaza kutuguha mwebwe ababyeyi, mukaza kwicara mukareba ibyabishimishije abana banyu n'ibyababaje abana banyu. Noneho mugapanga ko mu kiganiro gitaha muzashaka ibisubizo muri hamwe kugira ngo mushobore kugira ibyo mukemura. Ako ni akantu kajya kagira umumaro. Jyewe ku ruhande rwanjye najyaga nkoresha bakiri batoya cyane, ubu ni bakuru dushobora kuvugana mwakambira icyo atekereza nta kibazo, ariko by'ukuri ni ibintu bifasha kumenya mu rugo bimeze gute, kandi ugaha uburenganzira abana namwe ababyeyi bakabavuga. Kuko ndibuka yuko nigeze kubabaza ngo batwandikeho jyewe na papa wabo batubwire ibyo tudakora neza, batishimira n'ibyo dukora neza, kandi barabitubwiye, tugira gahunda yo kubikosora. Bityo rero bene uwo mwanya ushobora kuwubyaza umusaruro muri byinshi. Byaba nako nguhaye wenda nk'urugero, ariko nawe ushobora gushaka kandi wakora ugamije kugira ngo abana mugendane, umenye ibibabaje abana, umenye ibyo ukora neza ukomeze gukora neza, umenye nawe intege nke bakubonaho uzikosore. Babyeyi rero uwo mwanya ni mwiza, uwo mwanya urakenewe. Muwushake, mugerageze. Muri iki gihe cy'amashuri ubwo abana bariho batangiye gukora ibintu byinshi, namwe kandi muba mufite byinshi mukora, mushobora gusanga mwaburanye pe. Ntimuburane kandi mubana. Babyeyi ntimubure kandi muhari. Abana bababone, mushaka umwanya muganire. Umwanya wa buri mwana ni ngombwa, ariko umwanya wa mwese nawo ni ngombwa. Ikindi gihe tuzavuga ku tundi nanone dushobora guhuza ababyeyi n'abana mu rugo bikaba byiza, haba mu rugo cyangwa hanze y'urugo. Ako niko narishatse kubasangiza uyu munsi, mukagerageze kandi hari ikintu muzigiramo. Murakoze rero, reka duhagarare aha ngaha, hasigaye naho ubutaha mwongere mukore subscribe ku bari bashyashya kuri uru rubuga, ariko nanone kakazogera mugakoreho ikintu usangiza ikiganiro niba mumva ari icyo cyagufashije. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mugubwe neza, mugire amahoro mu miryango yanyu, nicyo tubifuriza.